amakimbirane mu muryango. Umugabo aragira ati kandi njya kurongora mama yarabimbwiye ati ishyano utazahangara, ivunja utazahandura, ni umugome wo mu kirambi. Umugore ni umwana wundi, uramenye mwana wanjye. Umugore ati ugize ngo ukirwema we, hanyuma wowe uri muvukanyi wanjye, uri mwene data. Njya kurongorwa ino masenge yamanye abeshura, ati uramenye mwana wanjye, umugabo ni umwana wundi. Rero urumva ni ibibazo cyane iyo wumvishe iyo story usanga ari ikibazo. Ikaze nanone kandi mbanze mbaha ikaze kuri YouTube channel Matine Art, waho ikaze ni mu kiganiro ibyiyumvo ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ngira ngo mwabanje kumva ku ga story mbanje kunyuzaho. Usanga mu by'ukuri ubumuntu n'urukundo mu minsi ya none biri gukenda kuko nagize ni umutwe w'ikiganiro uravuga ati nta bumuntu, urwikekwe ni rwose, kwitana ba mwana mu muryango bikomeje gufata indi ntera, urebye niyo ntero. Rero ni ikibazo gikomeje kuba ikibazo cyane kuko kimaze kujya ku yindi ntera, ku buryo ubumuntu n'urukundo rwose muri bene Imana byakendereye. Gusa icyo navuga nk'ubu ngubu iyo urebye muri iyi minsi ya none ari ikintu cyo gukekana, kuko nta muntu uzi ugusanga ngo umufate nk'umuntu mwiza, ahubwo mbere na mbere umubonamo ikintu kibi. Ni ukuvuga ngo n'ukugiriye neza, ubonye akugiriye neza ubyakira witaza, uvuga ati buriya hari icyo bihatse, ushobora kubona ari ibyo kundeshya kugira ngo akunde anyigirize, usange angiriye nabi. Rero usanga urwikekwe ni rwose, nta rukundo nta bumuntu muri bene Imana byarakomeye. Kuko ibi mbabwira ni ibintu njye niyiziye neza. Nk'ubu urasanga umuvandimwe aho kugira ngo ahamagare ab'iwabo mu cyaro abateguze ko azaza kubasura, urasanga aho kugira ngo abateguze ahubwo ahita afata umwanya akajyayo. Yamara kubageraho akavuga ati nari naje hano inaha muri gahunda z'akazi kacu, none nagira ngo nanze kunyura ku rugo n'abasuje. Ariko ugasanga rero yanze kubateguza kugira ngo adasanga bamwiteguye, afite ubwako bashobora kumushyiramo akantu. Kuko iyi ni story nzi ku bantu ba hafi yanjye, nziho ibyo bintu barabikora. Umuntu akajya waba atabateguje akaza abeshya ko yayanze kunyura ku rugo, ubundi yaje muri gahunda z'akazi hafi aho ngaho, akavuga ati kanywe mu rugo. Ariko ugasanga yazanye n'ibyo guteka yabyizaniye aritekera. Ni ukuvuga ngo ntabwo ashobora gutuma mumutekera, akitekera akarya. Kandi usanga yavuye mu mujyi, yavuye hano kure, yaje mu ntara, ariko nyine yaje adateguje, yaje yizaniye impamvu. Urumva ni urwikekwe rukomeje kuba urundi mu muryango, kandi bijya gutangira bihera mu muryango. Kugira ngo wemere ko buriya Satani agira gahondesha kubita mu muryango, kugira noneho nibihera mu muryango, kuko umuryango niryo fatizo y'ubumwe. Rero iyo bihereye mu muryango, umwiryane mu muryango, kwitana ba mwana, usanga iyo bigeze hanze noneho ntabwo waba ushwana n'abantu b'iwanyu mu nzu ngo abantu bo hanze ngo mucudike. Biragoranye bihere mu muryango. Rero usanga nko mu muryango ufite ukuntu murimo amatsinda, ukamenya abo ubwire ibi ngibi, ukamenya n'abangabo abo ubibwira. Ugasanga ufite ibyo ubwira so, ufite ibyo ubwira nyoko, nuko n'ababyeyi nabo bagira ibyo babwira abana runaka, ati buriya gucura mubwira ibi, imfura nayo nkayibwira ibi. Usanga rero ni ibintu bikomeje kuba bibi cyane, kuko nta bantu bakibwizanya ukuri ngo babanemwo, bumvikane, buzuzanye. Usanga ari ikibazo gikomeje kugwira cyane mu bantu ba none, aho ubumuntu urukundo byakendereye. Rero usanga urwikekwe rwo uramenya ati uriya mubwiye ibi ashobora kunca inyuma ugasanga arampemukiye, n'uriya ndimubwiye ibi ushaka kunca inyuma ugasanga aramukiye. Cyane ko n'abafite urwo rukundo rwinshi, nubwo mu muntu barimo babita ibigoryi. Muri iyi minsi ya none babita injiji, bakavuga ati bariya barayobye, ntabwo bazi ibyo barimo, ntabwo bazi aho iminsi igeze. Usanga rero abantu bafite
ubumuntu, bafite urukundo abo bitwa injiji, kandi ugasanga twe dufite amanyanga menshi, amayeri, gucakura n'iki, nitwe twita abanyabwenge. Rero usanga ni ikibazo gikomeje gufata indi ntera muri bene Imana, bizagorana kuko byarakomeye rwose. Ibintu iyo ubona abana n'ababyeyi ntibacyuzuzanya ijana ku rindi, umenya ngo hari ukuntu mugomba kubatwara ari nk'abacenga, nkabanyuzamo utuntu, ariko nababwira ibyanjye byose kuko usanga nabo ntabwo njya nemere buriya imigendere yabo, n'umubyeyi nawe akaba gutyo. Noneho cyane nk'abagabo amayeri bagira rwose bahisha umuryango wabo ni menshi kuko abagabo ni abantu b'abatekamutwe, ariko cyane no muri kwa kwihagararaho kwabo ko kugira ngo batanasererezwa cyangwa batanacishwa bugufi, kuko bo bashaka guhorana icyubahiro, biyumvamo nk'abatware nyine, urumva baracyafite ibyo bintu bo. Noneho amayeri yo bayarusha abazima n'abapfuye. Urumva rero ubumuntu n'urukundo muri bene Imana rwose bimaze gukendera ku ntera iri hejuru cyane, ku buryo umuntu agusura ukamenya ariko uyu muntu yaragenzwa n'iki, katari gusa muramenye, ugatangira ugatunga yabana ati muramenye, cyangwa se abo wasuye nawe ubwawe wasuye, uri umushyitsi wasuye nawe umenya ukuri bugende muri urwo rugo, ntabwo uba wizeye 100%, kuko usanga ubitwara nko kuri 40%, kuko ntabwo ugomba kubizera kubimarire, mugomba kumenya ukuri bugendane nabo, kandi nabo nuko nabo baba bagufiteho ikibazo, bavuga ati ariko uyu muntu ntagenzwa n'akamwanza atari gusa, mu mwitondere. Rero usanga ni ikibazo gikomeje kugwira mu bantu, kandi aho kigeze rwose usanga ubumuntu n'urukundo biri kugorana. Rero bene Imana twongere tugaruke ku bumuntu n'urukundo, tugire ubumuntu n'urukundo rwose byongeye biganze, kuko tumaze kugirana urwango rwinshi, ndetse n'ubumuntu bwarashize. Twongere rero tube bazima, ntako nagira ngo mvuge. Naho ubundi usanga biri kuba bibi, uko iminsi igenda yicuma biri kuba bibi, ntabwo biba byiza. N'umuntu mukorana bizinesi, ariko ukamenya ngo hari ukuntu ngomba gukorana nawe, ukamenya ati niba twerekera iriya nzira, ushobora gusanga tugezeyo akandimbura, reka nsigeho intambwe, cyangwa ngiye mutangeho intambwe, kugira ngo ingendo turimo kugendana udasanga hato anyihindutse akankubita akantu. Rero usanga urwikekwe muri twe rwose rumaze kuba rwinshi, ruri kuganza kuruta kuba umwe ngo twuzuzanye twumvikane. Rero usanga isi iri kuba mbi, ubumuntu n'urukundo bigwire muri twe, maze twishyuke mu Rwanda umwo. Nibyo nagira ngo mbagezeho, mwari kumwe na Matene, ikiganiro cyiyumvo ku ngingo zitandukanye. Nakagaruka naho ubundi tugaruke twongere tube umwe, tube bene Imana nk'uko turi, twuzuzanye. Nibyo mbifurije, nanjye nifuriza.